kuba rimwe mwahinduka mugashigikira umuhungu wanyu nje ndagenda nyajyanye niba atari ibyo agumane kiriya gihano ushaka rero wampa imbabazi rwa karesi uretse gatoya mushaka nimero za muganga umusore twumvikanye tukumvikana ko tugomba kubana nkamuha amafaranga bikarangira agiye akarongora undi kubera iki ndavuga nti nanje reka mugendere naje ngeze ahangaha nsanga umusore koko igihano nasabye nicyo bamuhaye ariko imuhaye ni bande ni muganga noherereje amafaranga ubwo iwabo bashatse ubwumvikane banyemerera ko bagomba kumpa miliyoni 4 papa we muzehe ubwo ni data bukwe niko nabivuga agomba kumpa miliyoni 4. Yes, nyuma yo kuganira n'abana baturage bagiye batandukanye tugize amahirwe tubona umusaza ubyara uyu muvandimwe wakoze aya mabara yo gushaka kwigarurira amafaranga y'umwana w'umukobwa murya muri menge mwabasore mwe. Tubonye muzehe tugiye kumusuza tumubaze uko yitwa tunamubaze ese ibi bintu byagenze bitemuze muraho neza muriho babita Marata mwana wanje witwa nde rero nitwa Ruvugunde Emmanuel yego ibintu byabereye hano nanjye nitwa Junior ndi umunyamakuru wa Ibanga TV twari tuje hano kugira ngo tukubaze ese ibi byabereye hano wari ubizi byagenze bite muri makeya ibintu nari mbizi ariko nabonye umukobwa aza gusura umuhungu wanje bigeze aho bafatanya kubaka inzu nzi ko umukobwa ari wazazana bigeze aho ngiye kubona mbona azanye undi bwo mpagurutse mbonye abantu benshi cyane ubwo ndahaguruka ndashungera ndareba ngo bigeze aho nsanga umuhungu wanje ari hejuru y'inzu ari kubaka iko rero muri icyo gihe inzoka zitazimurirana cyane niko turi kubireba ariko n'ubundi iyi nzu iracyubakwa uko bigaragara ubundi iyi nzu ni yande hagati y'umukobwa ndetse n'umuhungu wanje umukobwa batetanaga rero akaba yitwa Sandrine ubwo ugeze aho aramwaga azana undi azanye n'ubwo bigenda guco rero namwe ubwo byahereye ibijyanye no kuba barimo basobanura abaturage ko ndetse n'uyu mwana w'umukobwa bavuga ko amafaranga yubatse inzu arayo umukobwa we yizaniye akaza kubaka hano afasha umusore kugira ngo bayibanemo abaturage bavuga yuko ayo mafaranga yubatse inzu kandi amafaranga y'uwo mukobwa witwa Sandrine ayaho umuhungu wanje nawe urabizi ko ari nanjye ndabizi n'abaturage barabizi yego amafaranga yubatse inzu ntabwo ari umuhungu wawe n'ay'umukobwa n'ay'umukobwa witwa Sandrine ibyo ntabyumvishe mbitara mu makuru hanyuma ibijyanye no kuba umubare we ari kuvuga ko yaba ari amafaranga menshi ni nkangahe kuba bayitaranyije amafaranga umusore amubwira by'amafaranga numvisha ari kuvuga ngo ni miliyoni 4 zishobora kuyirangiza asigaye bakayitaha bakayijamo bigezeho rero aramuhinduka azana undi ubu rero niyo nduru iri ahangaha sinzi niba twakubaza ku bijyanye n'uko byagenze ese ibijyanye no kurira hejuru ya kwibati n'inzoka azambaye kuriya byo hari icyo biziho inzoka yaruri yaje hejuru tujya kubona mbona zimuriho hejuru ngo bigeze aho ntabaza abaturage baraza barashungera barareba right now turi aho bita Ikibungo ni mu karere ka Ngoma niba ntibeshye habereye ibikorwa bidasanzwe bijyanye n'inkuru itangaje twakomeje kubereka ibintu byinshi cyane mu mashusho twagiye dufata turi kumwe n'umudamu hano batubwiye ko yagize atya agateretana n'umusore nyamusore akajya amubwira ati riko rero buriya twubake akazu tuzabamo ariko urajya umpa ku gafaranga amafaranga aramuhereza maze amaze kuyamuha umusore yibengukira undi umukobwa n'uyu nguyu turaje tuganire ikiganiro gifatika muraho neza muraho witwa nde rero ngiye banyita Sandrine bo ura musore uko twamenyanye ngiye twaramenyanye mu bundi buzima ariko ngiye mfite amafaranga naracuruzaga ndi n'umucuruzi mfite papeteri ubwo birarangira umusore araza muhana akazi ariko nyuma tuza guteretana
noneho nkajya nkora nkamuha amafaranga naho kumba umusore ari kugenda akiyubakira iwabo sinkamenye byari byo nyuma yaho yuko amafaranga abona ko hari ukuntu ngiye bitangiye kugenda aragenda yubaka iwabo amaze kubaka iwabo ahita arongora undi mugore mu mafaranga noneho arongoye nyuma nza kumenya amakuru ko yarongoye ariko mu mafaranga yanjye ubwo byararangiye birangira ariko nyuma yaho ndavuga nti umusore tukumvikana ko tugomba kubana nkamuha amafaranga bikarangira agiye akarongora undi kubera iki ndavuga nti nanje reka mugendere umuntu inshuro ya mbere andangira umuvuzi gakondo ariko kubera ko uyu munsi hari abantu babavuzi gakondo uha amafaranga utamubona akanga kuhagera nyuma yaho akayakurya ndatinya undi muntu sinzi ukuntu yasanze icyo kiganiro tugifite ariko mfite ikibazo uri kumva nari mfite ikibazo abampaye nimero y'umundi muvuzi gakondo ndamuhamagara muhamagaye anca amafaranga 1,100 n'igiceri cya 20 nyuma ntinya kuyohereza kamerama bereke hejuru y'inzu ibiri kuhabera ntinya kuyohereza ariko ndangije ndavuga ntariko reka nyohereze njewe nihamagarira uwo muvuzi gakondo turavugana tumaze kuvugana arambwa atishiraho amafaranga 1,100 n'igiceri cya 20 kwereke wa musore wawe niba ari n'umugabo wawe mukwereke koko uko yakabivuze nundi muntu zatekereza kugira ngo arye amafaranga y'abandi adashoboye gutunga umugore bizamubanira ikibazo reka tujye kubijyanye biri kubera hano ubu tuvugana tugera hano dusanga hejuru y'ibati hari umupapa niba ari umupapa niba ari umusore simbizi nabirebaga ndi ku ruhande hari andaje ngeyo no kubireba mbyereke n'abantu live wambaye inzoka mwizosi zirenga zingahe sinabaze ntago ndabireba neza biriya ni ibiki ubu na nubundi ntabwo nta cyarabona nta kintu yari yabona bira ni ibyo ubonesheje amaso yawe gusa bavuzi gakondo barahari ubwo rero ubwo ushaka kuvuga ko hano kuba wahaje gutya ibijyanye no kuba umuntu ari hejuru y'amabati kuriya ubundi wakoresheje iyo tekinike ngewe ikintu cyatumye ikizere kiza muganga nahamagaye wubwe niwe wambwiye ati genda ahantu umusore yubatse urasa niho hano dore amazu yubatse ngaya nimba muyabona dore ngaya none harambwira ati genda aho umusore yubatse amafaranga watanze hano andi uzayampa ari uko umaze kubona ibyawe amafaranga watanze genda aho umusore yubatse urasanga uwo musore koko urahamusanga n'ibihano namuhaye ndaza niko kuza gutya ariko kugira ngo nzi cokora imana ni na nziza na nubundi naje ngeze ahangaha nsanga umusore koko igihano nasabye nicyo bamuhaye ariko imuhaye ni bande ni muganga noherereje amafaranga ubwo iwabo bashatse ubwumvikane banyemerera ko bagomba kumpa 4,000,000 papa we muzehe ubwo ni data bukwe niko nabivuga agomba kumpa 4,000,000 ariko ndava hano ari uko ayo mafaranga nyagendanye rwose pe kugira ngo ibihano nasabye bimuveho nuko bagomba kumpa ayo mafaranga nkayagendana cyangwa se tujye 4,000,000 ndagenda nzijyanye nta kindi kintu mbashakaho umusore wabo bamugumane bampa amafaranga namuhaye nta kindi wa musaza ari hedi abaturage mumfashe umusaza kwaze tuganira kare ari he musaza ufite ubumuga rwose bw'akaguru mundebere wa musaza mundebere wa musaza aze hano aze yisobanurire mu buryo ki agiye kwishyura amafaranga y'umuhungu we yagiye akubaka iyi nzu yarangiza akazanamo undi mugore muze wa musaza ari hedi ngwino hano usobanure rwose nubwo atari mu rukiko ariko ugira icyo uvuga umukobwa wawe mwarampemukiye none uri kwanga no kunsuhuza yego uyu mukobwa ati amafaranga yariwe hano mbere ya byose urabanza utangire usobanura uburyo ki uri buze gutanga amafaranga y'umuhungu wawe yariye cyangwa se yubakishije inzu akazanamo undi mugore ni kubyumva yego aravuze ngo aragenda yajyanye ukuntu ibibazo bimeze rero nangiye kwatisha umurima gwanje g'urutoki
none ndi kubona bashaka kumpa igihe namwandikira resi we n'igenza yamuhera. Uriya rero reka nkubwire muze, narabafashije binahagije. umenye kuri kuvugana n'umusaza uvuge gahoro wigeze oya pe wigeze umburana ikintu buriya biranababaje cyane kuba rimwe mwahinduka mugashigikira umuhungu wanyu nje ndagenda nyajyanye niba atari ibyo agumane kiriya gihano. Ushaka rero wampa imbabazi nkagwa karesi nkakubyigenza yaguhera. ariko inyandiko ni ibintu bisanzwe. Nimutayampa tuzayaguha. Muzayampa ryari? Hano hari abaturage benshi narahemukiwe kandi n'abantu barabibona ko nahemukiwe. Mwabaturage mwe nta nahemukiwe. Uko ushaka igihe kingana iki? Ntago nahemukiwe mwabaturage. Uretse gato buretse bitubesha niko yarahemukiwe ntiyahemukiwe. Yarahemukiwe rwose. Aho rero muze ishura rero kwishyura aho nshobora kumwishyura ariko nampa imbabazi rwose ndamushakira muri ino minsi. Cyangwa umuhungu wagume hejuru hari. Oya mumuhe imbabazi aveyo muzayampa ryari kugira ngo dukure ibintu mu nzira. Muzayampa ryari nje dukure ibintu mu nzira muguma n'umukazana wanyu. Ndikubona nazaguha nko ku itariki nk'itanu. Nejo bundi nta kibazo ndabyemeye bazana urupapuro umusaza yandika sinyeho. Sinya rero ndasinya ndagusinya rwose amasezerano y'umvikana rero n'ingaruka ntuya hazaba ibiruta biriya usibye kumushyira hejuru noneho tuzamukorera ibirenze ibyo mwabonye yewe munyamakuru reka nkubwire sibyo ikizakurikiraho tuzakora ibiruta ibyo noneho bamukoreye nizeye umuvuzi wanjye. Hanyuma muze reba ukuntu rero usinyira umuvandimwe tumenye mwandika ko gapapuro musinyire kari hehe rero nagashaka uwo mukazana wanjye genda uhiga agapapuro uzane yewe hagira umuntu nshakira urupapuro munshakira ikayi. Urakoze cyane. Nta kibazo. Muze urandika gute kandi? Akira shaka umuntu ukwandikira mundebere umuntu wanyandikira. Umuntu uzi kwandika ni uwuhe di? Ngo adufashe dufashe. Andika uru rupapuro rwose. Ariko ubwo nta bagabo barimo abagabo nabo bose buzuye. Turazinyweye izi ngizi rwose. Nzigusabye abariko muzaziterura abariko ndazizi rwose. Ndiko zaziterura zose nazazikwira. Ngo nimero za muganga nimero za muganga uzishaka nambwire nzimushye. So ubwo rero ibintu bijyanye n'ubwumvikane tuvuge ko ibyo barimo bandikira hano bigomba kubahirizwa. Bigomba kubahirizwa muze nambwiza ukuri niba bitazubahirizwa. None neje nabyubahirije. N'umuntu uzabahemukira. Sha muzajye rwose mbahaye icyizere cyiza. Hanyuma rero jewe nanjye bwanjye ku giti cyanjye nka Junior nanjye ngira ibibazo nanjye ndi umuntu undi uwo mugabo umuntu yamuvugisha ati niba ari umugabo niba ari umugore niba ari iki umuntu yamuvugisha nkamuhamagara ukamumpa nkamubaza ukuntu afata umuntu akamuzamura hejuru iriya muri buriya buryo. Ewana ushaka ko muhamagara sinawe ubyumvire kamuhamagare mubwire ko n'umuntu wanje nanamubonye reka muhamagare arega yarishari nubwo bwose ampemukiye akabigasekwa nk'akeza yarishari ariko namuzarabizi muze ntato ntabakora ukuntu mwishyura nyine ubwo ndakibazo miliyoni nyenza ndazimushakira ku itariki 5 azaza zifata mu gitondo mugawiriwe abagabo ubu tuvugana ngo ndi wa mudamu wakuzaniye ikibazo cy'umusore twakundanye akantwara amafaranga akubaka iwabo wari wambwiye ngo nguhanire umva uko nakabisabye ewana muga n'abandi bazakugane pe uko musanze hejuru kwibati none amafaranga yari yasigaye rero ugomba guhita uyatanga sibyo ibyo nta kibazo ngiye guhita nyagwa kuri telefone nta kibazo ngiye guhita nyagwa kuri telefone sore watanze 120 n'igiceri cya 20 yego rwose niyo nari naguhaye urakaye kandi ibibazo byakira oya ndakariye uyu musaza se niwe wayani njewe nta kibazo muga ndakariye uyu musaza nibo bamemukiye bamemukiye arega ngiye kwishura ibintu nzi muga urakoze Imana iguha umugisha dana muvugisha muraho nyakubahwa uraho neza amakuru ni amahoro ninde tuvugana ndi umunyamakuru wigenga nitwa Junior nkorera televiziyo yitwa Ibanga TV online kugira ngo mbavugishe numva ibyari byo nsanze hano ku muhanda nyine birandenze mfata ibintu by'abanyamakuru harya
biremewe kuvugana namwe gutyo? ahubwo twakabaye turi kukureba dukurikije ibyo twabonye. Urumva ngiye kubera ko nkorera ahantu kure y'aho ibibazo biba byabereye. Yego. Hari umuntu bigora kunyoherereza nk'ama essence. Basanga nta mafaranga afite, ariko aho ngiye wabura igihugu cyose waburimo iyo umwete umuntu yamemukiye. Bakwita nde mbere na mbere? Bakwita nde ko twibagiye kukubaza amazina? Bakwita nde? Nitwa Muganga Saba. Muganga Saba. Uherereye hehe nk'ubu none ubu turi kuvugana? Ubu gutya tuvugana ndaho bita ku Gikongoro. Ku Gikongoro. Ariko nkorera ahantu hagiye hatandukanye, hari igihe mba ndi mu Rubaya muri Kongo, biterwa na Kampala, ngari igihe bitewe naho ariko aho mba ndi hose niyo nyandikiye kuri WhatsApp cyangwa kampamagara, iyo nakwitabye witabwa na madamu. Ko nawe turakorana nawe ubushobozi narabumuhaye. Yego, reka tuvugishe ukuri mu bantu hano turi mu mbaga y'abantu y'ibintu mwakoze, mufata umuntu mumanika hejuru y'ibati, ubundi mubikora mute tutabeshyanye? Urumva nta rwego twahasanze, ntaki twamubonye hejuru iyo, ndetse azengurutswe n'inzoka mu ijosi rye. Mfite inzoka 6,000 ibihumbi gukora akazi 6 zo gukora akazi by'inzoka. Ubu tuvugana izo ziraho, hari n'izindi nohereje ahandi kubasambanye, kubacanye inyuma, njyewe ni kubajura, kubahemukiwe, kubarozi, ni benshi cyane. Reka tujye wenda umuntu nimero bazitanze bazivuze nazumvishe ndaze nzisubiremo wenda n'abandi bantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye, ariko tujye mu kuvuga ngo ukora utubundi nyine uko ubikora ute? Njyewe iyo mpamagaye, iyo ushaka ko nkugera iwawe mu rugo, wishyura essence y'imodokari yanjye bitewe n'aho uri. Yego. Washaka ko ngufasha ukazi iwanjye, icyo gihe nkubwira aho mperereye bitewe n'aho nakoreye muri site y'icyo cyumweru. Yego. Ariko niyo umwate ngiye kugera bitewe n'abantu baba bari mu mahanga kamamagara, nabwo ngufasha uri kuri. Ibyo nibyo nari ngiye kugeraho mvuga ntese ko ushobora guhamagarwa n'umuntu uri aho ku Gikongoro utubwiye uri, hanyuma suri Uganda we. Uri Uganda icyo gihe urampamagara nkagufasha online, cyangwa se nkakoherereza madamu akakugeraho, cyangwa ngiye nkagufasha turi kumwe. Kuko mfite nimero yanjye niya madamu bari gukoresha, iyo mbuze icyo gihe madamu arakwitaba. Kuko ibyo nkora nawe arabikora. Uyu mwuga mukora urimo ibintu byinshi, abatekamitwe n'ibiki n'iki, wowe utandukaniye he n'abandi? Njyewe nuko nguhanira online, nkaguhana abantu bahari. Nabyo nkumunyira niyo utari kubyumva neza, ndakubwira ati tegu nsanga aho nkorera. Haryo ufite inzoka 6,000. Akira umuntu wawe. Muze 6,000 by'inzoka ubwo ngubwo. Muga urakoze rwose nawe natinye ngo kubw'ibihano tanga, ndi kubona nawe agize ubwoba, ariko pe ndagushimye wakoze, nicyo kintu cya mbere ngushimiye. Abantu bose baba bazi ngo bafatiye nimero bajya baguhamagara, yuko ni nkaho wabaye umucunguzi wacu, niko twanabivuga. Yewe umuntu nunampamagara ukambwa atari umuntu wampemukiye, nabo bayimyitirira bose. Umpamagara ijwi ryanjye rirumvikana, uwumvisha atari wongewe umuhamagare. Uhamagara umugati ndashaka Muganga Saba tuvugane. Yego. Urishyura rwose. Kwandika wasoje byarangiye? Yego rwose urakoze. Gusinya mukubiteho amasinyatire ku byanditswe, amafaranga asigaye ngiye guhitanyagwa kanya tuvugane kankande mite nkoherereza. Muce bugufi hano musinye ko muze uramuzanira kuko urabona afite ubumuga. Amanze nohereza umuganga wanje amafaranga. So mbere yuko bajya muri ibyo byose, abantu badukurikiye, ukeneye uyu mugabo uwakataraboneka, ugira atya waba wahemutse akagucisha akanyafu, muhamagare n'ubundi. Nawe urakoze. Ariko uwakoze inkuru we nta kintu mushobora kumuha kugira. Uwakoze? Kuko nahagaze umwanya munini uyamuhaye wenyine, nge nta kintu muri we. None se nawe wari ushaka kuntunganya guhe? Nari ndimo mvuga nti uko byagenda kose uyu mugabo niba umukeneye uri Muganga Saba jya wiyaranje, hari umuntu ngiye gukoma nanjye mu kanya. Mwarampemukiye. So mwakoze cyane rero kuduha amakuru mwese, Imana ibahe umugisha.